Philadelphia Imana iratsinda. Turabashubuje bene data igitondo cyiza. Ni Pasteur Serugendo Dismas turuka muri Torero Pentecoste de Reve Philadelphia. Tunejejwe n'Imana k'uyu munsi mwiza yatuhaye akanya tugiye kuganira kubw'ijambo ryayo. Tubanje kubashimira buri gihe cyose mugenda mudutega amatwi, abadusabira, abadufasha, abaduterangunga. Imana ibaho umugisha kandi izabagirire neza. Dushubuje bene data tufatanije nabo urugendo, namwe Imana ibashigikire. Tutatinze tubanze dusenge. Wera wa Isirayeli urakoze. Tunejeje nawe kuko ari we Mana. Dushimiye izina ryawe kuko ari we Witeka. Komeje kubana natwe kuva twatangiye umwaka tugeze uyu munsi, ni kubw'imbabazi zawe. Uraturinda amanywa na nijoro. Tugushimiye kuko turacyavuga ubutumwa bwiza. Akaboneka abadutega amatwi, akaboneka abadushigikira kubw'izina ryawe Yesu, turanezerewe. Dusengera iri jambo uryezo ritunganye, weze kirere, weze mitima yacu, utuye imbaraga zo kubwiriza ubwo butumwa bwiza, kandi abatutega amatwi bose turabasabiye ubagirire neza, iri jambo ribagirire umumaro. Uwo twirukanye ni Satani, kubw'izina rya Yesu Kristo, bubasha bwe n'ubushobozi bwe tubukubise hasi. Reka utuye kunezererwa kubw'ijambo ryawe. Mana ushimwe kandi uhabwe icyubahiro, tugusabye byose twizeye izina rya Yesu, amen. Umutwe w'ijambo tugiye kuganiraho uravuga ndutinye ibibazo ufite, Imana irakomeye. Ndutinye ibibazo ufite, Imana dusenga irakomeye. Reka tusome mbere ya byose. Turasoma mu gitabo cyo kubara murongo wa 11 murongo wa 23. Ijambo riratubwira iki? Uwiteka abwira Mose ati, mbese amaboko y'Uwiteka abaye magufi? None urareba yuko ijambo ryanjye rigusohorera cyangwa ritazagusohorerwa? Mana ishimwe. Ndutinye ibibazo ufite, Imana irakomeye. Ndabizi turi mu bihe by'imperuka, abantu bose abasenga batasenga, twese tufite byinshi, dufite ibibazo byinshi. Hari biduteza ubwoba, hari bituma bamwe bava mu bushake bw'Imana, hari bituma bamwe bahindura ibihugu bajya kubamo. Ariko mu ibyo byose ijambo ry'Imana ishaka ko tubwire iki gitondo, ndutinye ibibazo ufite, Imana irakomeye. Ndavuga cyane ku mitima y'abasenga. Ibibazo byose twahura nazo tugomba kwizera Imana ko ari igisubizo. Kuko turebye neza kuva kwa Aburahamu, bagendaga bahura n'ibibazo, ariko Aburahamu yizeraga Imana. Dawudi baciye mu nzira nyinshi, ariko byiringiro byabo byabaga ku Mana, kuko Imana niyo gisubizo cy'ibibazo dufite. Twebwe mu bihe by'imperuka, bihe Yesu yatubwiye, yabivuze ko izaba bihe bimwe biruhije. Niyo mpamvu natwe tutakwiriye gutinya, tugomba kwiringira gusa Imana. Gihe cya Mose, tuzi twese ko Mana yatoranije Mose, amufitiye umugambi yuko ari we uzakura Abisirayeli muri Egiputa akaberekeza Kanani, igihugu yasezeranije isogokuruza Aburahamu. Yaciye mu nzira nyinshi Mose nawe, kuva yavutse, yavukiye mu bihe bimwe bitari byiza, arakura, ariko ni umuntu mbese kubera ibibazo mu gihe yavutse yo kwica abana bose bato, yatumye nyina yifuza buryo bwose yo kwikura umwana we mu maboko ye,
ataza kumupfirira mu maboko areba. Ariko mahirwe Mose yagize, bamushyira ku katebo, aza gutoragurwa n'umukobwa wa Faraho mu nyanja, ajya kuba mu nzu y'ubwami. Akurira mu iyo nzu azi ko ari umwe mw'uwo muryango, ariko byaje kugera kuko nta banga riba ku isi. Umukozi wakoraga mu muryango mu rugo rwa Faraho aza kumumenera ibanga ko ari nde, ari umucakara, atari umwe mu bo mu muryango wa Faraho. Kugeza aho Mose yifuje kumenya nyina wamubyaye by'ukuri. Yavuye mu rugo rwa Faraho ajya gushaka Abaheburayo bene wabo. Mu guperereza kwe amenya wamubyaye. Amaze kumumenya, Mose yanze kuba mu nzu y'ubwami, aremera kubabarana na bene wabo mu buzima bari bafite. Kandi icyo gihe koko bari nk'abaretwa ba Faraho. Baramuhendahenda mu buryo bwose, arabyakana ko agomba gufatana na bene wabo. Ni inkuru ndende. Hano twasomye Uwiteka abwira Mose ati, mbese amaboko y'Uwiteka abaye magufi, none urareba yuko ijambo ryanjye rigusohorera cyangwa ritazagusohorera. Hano ni igihe kimwe bari bamaze kuva mu gihugu, bari mu nzira. Mu bibazo byose bagiye bahura nazo, Abisirayeli bakasakuza, Mose we yashiraga byiringiro ku Mana. Ariko birashoboka ko biratugaragariza ko nawe ashobora kuba yageze aho ananirwa, kuko kenshi na kenshi bibazo tuhura nazo biratunaniza, biduca intege, bishobora kukwibagiza no mirimo myiza y'Imana. Bwana Yesu asifiwe. Ibi bihe turimo, ntabwo dukwiriye gutinya bibazo tuhura nazo, kuko Imana yacu irakomeye. Kandi buri muntu afite bibazo bye. Hari ibibazo abakristo rusange bahura nazo, hari ibibazo bahura nazo ku murimo w'Imana, ariko ku giti cy'umuntu n'umuryango wawe mushobora kuba mufite ibibazo bibaremereye. Ariko witinya bibazo urimo kuhura nazo, kuko Imana yacu irakomeye. Bantu benshi bamaze kwiheba, bantu benshi bamaze gucika indege. Ariko iki gitondo Imana irakubwira Uwiteka arakubwira ati, mbese amaboko y'Uwiteka abaye magufiya. Uko abakristo benshi bamaze gutakaza byiringiro, abantu bakoreraga Imana batakaje byiringiro, bava no ku murimo w'Imana. Amaboko y'Imana abaye ngufiya kubw'ibibazo ufite. Amaboko y'Uwiteka abaye magufiya mu bibazo dufite. Iyi Mana yakoze imirimo ikomeye ibakura mu maboko ya Farawo. Iyi Mana yakoze imirimo ikomeye kuko Farawo yibonaga ko ntago yaranze. Imana imukubita bihano 10, 9 yose Farawo arimo kwanga. Sinzabarekura, murabaretwa banje. Igihe Satani abosha umuntu, ariko Abisirayeli mu icyo gihe bose byiringiro byabo byabaga ku Mana, babajwe n'ibibazo bafite. Mu nyanja itukura Mana yigaragaje, ikamisha inyanja, Abisirayeli barambuka. Farawo n'ingabo ze baza babakurikira, bazi ko nabo inzira buryo Abisirayeli bambutse nabo nuko bazambuka. Inzira yo mukiranutsi ntabwo ariyo inzira ya buri muntu wese. Mbese amaboko y'Uwiteka abaye magufi ya bene data. Uri mu iki gihugu, uri hanze y'iki gihugu, tekerezaho, wibuke neza Imana. Amaboko y'Uwiteka abaye magufi
none urareba yuko ijambo ryanjye rigusohorera. Mbese Mose nawe yageze mu bihe bimwe yo kumva ndananiwe n'aba bantu. Maboko y'Uwiteka ni magufi. Urareba yuko ijambo ryanjye rigusohorera cyangwa ritazagusohorerwa. Twebwe dufite abantu bo mu rusengero buzuye amasezerano y'Imana, ariko ubu ngubu abantu benshi bamaze kugabanukirwa barimo kubona ko amaboko y'Imana ni magufi, cyangwa se amasezerano y'Imana ntabwo izabasohore. Imana ntabwo izabasohorereza amasezerano. Oya, komera, ntugire ubwoba mu bibazo urimo guhura nabo. Izera Imana, umenye ko ijambo ry'Imana ntabwo rihera, byatinda, ariko icyo yavuze izagisohoza. Tufate urugero kwa mwene data witwa Joseph. Tuzi amakuru ye, nuko yagurishijwe ne bene wabo, ajya kwa Potifa, ahuriraho n'ibibazo bigera ku rwego rwo kumubeshera, bituma bamushyira mu nzu y'imbohe, arakatirwa. Aricara agatekereza, data ndongera kumubona, muryango wanjye zongera kubabona. Ariko nuko yaciye mu ibyo byose, yari afite icyo Imana yamuvuzeho. Bantu benshi bazi ko kubana n'Imana no kuba mu buzima bwiza. Oya, ushobora kuba uri mu rugamba, ariko nimba uri umukiranutsi w'Imana izabanana nawe. Mutekereze buzima Lazaro yahuye nazo. Bibiliya iratubwira buzima bwa Lazaro ku isi, kuko tusige dukundira hatu abarokore, dukunda natwe kwigereranya n'abandi. Nanjye nagire iyo modoka, nanjye nagire iyo nzu, nanjye. Ariko birashoboka ko igihe cy'Imana kitaragera ku bwawe. Birashoboka ko sibyo wasezeranijwe n'Imana. Iki kintu cyagushije abakristo benshi n'abakozi b'Imana benshi kwifuza no kurarikira. Ariko mutekerezeho, musoma Bibiliya, musome inkuru ya Lazaro. Yatungwa n'utumvungutira, atari bisigazwa. Tumvungutira twavaga ku ndebe, ku meza ya nyamutunzi. Sicyari ikibazo, akanyurwa n'ubwo buzima, atamugirira ishari. Kandi Bibiliya ongera kuvuga iki? Lazaro yagendaga afite ibisebe ku maguru ye, ku rwego yagiraga iki? Imbwa zikarigata ibyo bisebe. Ariko ibyo ntago byagaragaje ko Lazaro adafite Imana. Ntago byagaragaje ko Lazaro agomba kwivumbura ku Mana ye cyangwa kureka Imana. Lazaro arikomeza ku Mana ye, adatinya bibazo yari afite. Musi rupfu rwaje, Bibiliya tubwira iki? Kuko yari umukene, nyuma yo gupfa kwe bagiye kumujugunya bantu bashugunya kindu, kuba nta kindu bagomba kuhabwa kwa Lazaro. Ariko kubwo gupfa kwe, mwanditsi aratubwira iki? Ajya kuba mu gituza cya Aburahamu. Ariko nyamutunzi musi yapfuye, abantu barishima, baranezerwa, baramwerekeza, agenda bamwibuka tundu n'utundi yakoraga imirimo itahesha Imana agaciro. Baragaburirwa, baranywa. Ariko yaje kwisanga ageze Genome, ku muriro udashira, ku muriro ubabaza umuntu. Ariko turacyabyumva Genome, abiki gihe tubona ko ntago ari byo. Ariko mumenye ko byateguwe n'Imana. Niyo mugabane wa Satani nyuma y'itorero kuva ku isi. Ni Genome. Abamwemerera Satani n'abayoboke be, mugabane wabo ni kujya Genome nyuma y'itorero rimaze kuzamuka. Kandi uwo munsi nta bubasha azaba afite. Ari we, ari abayoboke be, bose bazagira iki? Amarira
no kubatabara ntabwo azabishobora. Niyo mpamvu abantu nimukabeshe mube mutekereza ku ihererezo. Ese ihererezo ryanjye rizaba gute? Bon. Ibyo yari ingero gusa tubereka abantu bagiye bihangana badatinya bibazo bari bafite, kandi Imana ikabarokora kuko ari Imana ikomeye. Mose nawe Imana iramubaza mu ibyo bihe. Uwiteka abwira Mose ati, mbese amaboko y'Uwiteka abaye magufi? None urareba yuko ijambo ryanjye rigusohorera cyangwa ritazagusohorerwa? Natwe tusige tureba muri minsi tukabona ko amasezerano y'Imana ntago izasohora, Imana itazayisohora. Ariko ndutinye bibazo urimo guhura nazo, kuko Imana yo irabizi, kandi ntago byiza Imana itabyemeye, kandi ntago yakuha ikigeragezo kiruta ukwizera kwawe. Hagarara ku munara urwanye, ube wizera ijambo Imana yakubwiye. Wirinde gusa icyaha n'igisana nacyo, wirinde gusa kuva mu bushake bw'Imana nta mpamvu. Se inzara yagukura mu bushake bw'Imana kubera ko utafite akazi byatuma ko wava mu bushake bw'Imana? Oya, turihangana kuko abatubanjirije baciye mu bibazo byinshi, ariko benshi bemeye kwihanganira ibyo bibazo bagiye bahura nabyo. Niyo mpamvu ndagusabye aho uri hose kwihanganira ibibazo ufite, kuko Imana irakomeye. Kuboko kw'Imana si kugufiya. Waba uri mu iki gihugu, waba uri hanze y'iki gihugu, wihanganire ibibazo urimo guhura nazo. Kiranukira gusa Imana, uyizeye, uyirekere urugamba. Turasoma Yesaya 50 igice cya 2 no kugeza ku wa 3. Ibihanura imibabaro y'umugaragu w'Uwiteka. Ibihanura imibabaro y'umugaragu w'Uwiteka. Umugaragu w'Uwiteka afite ibyo yahanuriwe. Umugaragu w'Uwiteka aca mu bibazo. Reka tusome tumve neza. Ubwo nazaga, niki cyatumye nagira uwo mbasanga? Nahamagara, habura unyitaba. Mbese ukuboko kwanjye kuraheze, byatuma kutabasha gucungura? Kwa kuboko kuracyatukomezaho? cyangwa se nta mbaraga mfite zakiza? Dore nashashe inyanja ndayikamya, aho imigezi yari iri mbagira ubutayu. Amafi yari arimo aranuka, agwa umuma, kuko nta mazi ahari. Nambika ijuru kwirabura, nyorosha ibigunira. Ayo ni amagambo y'Uwiteka. Ibihanurwa umugaragu w'Uwiteka. Turacyakomeza kuvuga, twavuze ndutinye ibibazo ufite cyangwa se byo urimo kuhura nabyo, kuko Imana yacu irakomeye. Hano yari n'igihe Yesaya ahanurira ubwoko bw'Abisirayeli, kuko nabo bagezeho barananirwa, babona ko ibibazo bibabereye byinshi. Birashoboka ko ndambara yari bagose, inzara irabinjirana. Ibyo nibyo bintu dukunda gutinya. Imana ikabareba ibona ko bihebye, Imana ikabareba ubona ko batakaje byiringiro. Niyo Imana atuma umuhanuzi wayo Yesaya kubw'ubwoko bwayo. Yesu udufashe tugukorere mu kuri no gukirana. Abahanuzi, umuhanuzi n'umuntu ufite mbese iyo mpano ni impano imwe idufitiye umumaro muri urugendo rujya mu ijuru.
Mana iratuhumuriza iciye mu nzira y'ubuhanuzi. Mana itubwira ibyo gukiranuka kwayo iciye mu nzira y'ubuhanuzi, kandi amasezerano twayihawe biciye mu nzira y'ubuhanuzi. Mana imaze kubona ko ubwoko bwayo bwananiwe, ibatumaho umuhanuzi. Umuhanuzi naravuga mwumve ko Uwiteka avuze, kuko Mana hano yabashije kubagaya. Ubwo nazaga niki cyatumye, ubwo nazaga buriya igihe Mana iza mu materaniro, Mana ikaza mu rusengero rwayo, kuko tutarebesha amaso y'umubiri, Mana ikaza mbere y'umuntu. Ubwo nazaga niki cyatumye. Reka dufate urugero. Ubwo nakomanze, papa w'urugwanda, papa aratubaza, ubwo naje ndimo kukomanga, kuki nta muntu n'umwe wumvise aze kunkingurira? Twamusubiza iki? Ano Mana iratubaza, ni twebwe uyu munsi, siko abagaragu b'Uwiteka. Ubwo nazaga niki cyatumye nagira uwo mbasanga. Ari igihe turashobora guterana, ari igihe dushobora kuba turi mu nzu y'Imana, ariko Mana ikaza igasanga nta muntu uri uhari. Ibyaha byaturembeje mu iminsi, kutarinda buzima bwejejwe, kutihanganira ibyo tuhura nabyo. Ubwo nazaga niki cyatumye ntagira uwo mbasanga. Mana irareba amateraniro yabera muri ibi bihe turimo, abagaragu b'Imana muri ibi bihe turimo. Isi yaratujyanye. Nahamagara habura witaba, Mana ikanahamagara kabura n'umuntu n'umwe witabye. Mbese ukuboko kwanjye kuraheze? Mana iratubaza gutyo. Ni twebwe uyu munsi. Iraza mu materaniro, mu mitima yacu, kasanga ntawe uhari, ikamagara ikabura n'umwe witabye. Mbese aratubaza, mbese ukuboko kwanjye kuraheze byatuma kutabasha gucyungura? Kuboko k'Uwiteka kwari kuboko gukomeye, kwari kuboko k'ubutabazi, kwari kuboko gukiza, kwari kuboko gukura umuntu gucavu, kwari kuboko kuha umuntu ubwenge, kwari kuboko kuha umuntu gukiranuka. Sasa iyi minsi turihebye, abantu benshi basubiye inyuma, abantu benshi baretse murimo w'Imana. Semuzi ibibazo n'umwe azahuye nazo, ariko banze kwakana mwami wabo Yesu Kristo. Cyangwa se nta mbaraga mfite zakiza? Abantu mwasubiye inyuma, abantu mwacitse intege. Se kuboko k'Uwiteka ni kugufi byatuma kutabasha gucungura? Cyangwa se nta mbaraga mfite? Abantu bihebye, abantu bavuye mu masezerano nta mpamvu. Mana yacu iriho, Mana yacu ishobora byose, kuboko kwe kuracyagarara. Dore shashi inyanja ndayikamye. Mana yarabikoze. Bavuze hano ba Isirayeli bagiye kwambuka, Farawo n'ingabo ze barabakurikira, bazi ko nabo bazambuka, ariko ibyaje kuba namwe murabizi. Aho imigezi yari ahari, mbagara ubutayu. Amafi yararimo aranuka, agwa muma, kuko nta mazi ari afite. Mana igaragaza se kuboko kwanjye kubaye kugufiya, kuboko kwanjye ntago kwakiza. Mugihe ubwo nazaga ngasanga nta n'umwe, urebe buryo urimo kugendana n'Imana muri minsi, nanjye mbirebe. Irimo kuza igasanga duhari, iratuhamagara turitaba. Cyangwa isi imaze kutujyana kure, dusigatura abanyabwoba, dutinya ibibazo dufite. Se kuboko kw'Imana kwaraheze? Kuboko kw'Imana ni kugufiya kutabasha gukiza? Hariwe wakamishije iyo nyanja, Israeli ikambuka,
igaragara ko mana nta guhinduka, kuboko kw'Imana kuracyahari. Ariko iyi minsi turimo kumva amakuru yabera buryo bava mu bushake bw'Imana, turimo kumva makuru yabera buryo bari mu mirimo y'Imana ariko batanezeza Imana, irimo iraza kubashaka igasanga nayo. Muzi ko ari umurimo mwiza, na wundi murimo uruta gukorera Imana, kuko bizatuha mugisha turi hano ku isi n'umunsi umwe tubona ubugingo buhora. Ngunda kubona mirimo myinshi y'isi umuntu agera arakora myaka 20, 30, 40 pardon, ariko akagera ku rwego bamuha pension, kandi nyuma ya pension mbese no kumusezera atakibasha gukora. Nyuma yo pension bibazo byose wahura nazo ntago wasubira mu icyo kigo avuga ko yo nari umukozi wano, ariko uyu munsi nahuye n'ibibazo mumfashe. Ni baki. Ariko uyu murimo w'Imana abantu barimo kuwukora basigaye babona ko ari umurimo w'abatafite ubwenge. Dawidi yakoreye Imana, yahawe umugisha hano ku isi, n'umunsi umwe yabonye ubugingo buhora. Intumwa za Yesu bagendanye nawe bakoze ibyo yabasabye, nize ko nabo babonye ubutabazi bw'Imana, kuko Petero yarabimubajije, waretse ibye agasiga umuryango we akakukurikira azahabwa iki? Azahemberwa iki? Yesu aramusubiza, wasize byose akankurikira azakubirwa 100 ibyo yari afite hano ku isi, n'umunsi umwe abona ubugingo buhoraho. Mubone imigisha tubona ku murimo w'Imana, tukubirwa ibyo twari dufite, kandi si rimwe, n'umunsi umwe tuzabona ubugingo buhoraho, twicarane n'umwami Yesu Kristo mu ndebe y'ubwami, dusangirana nawe imvinosha mu bwami bwa data. Uyihangane ndugakangishwe n'ibibazo ufite, kuboko kw'Imana kuracyagaze, kuboko kw'Imana kurakomeye. Ihangane, isa yawe nigera Imana izakutabara. Yesu atushoboje, kandi itoro tugendere mu buzima bwejejwe, dutinye icyaha. Cyaha kirica, cyaha kirarimbura. Reka dusome ijambo rya nyuma na niyo turangiririzaho. Yesaya y'umuhanuzi, yari umuhanuzi ukomeye. Yesaya niwe wahanuye cyane ibintu byo kuza kwa Yesu Kristo, niwe wayoboye Abisirayeli mu bihe bimwe bikomeye, abereka inzira y'Imana. Yesaya 43 murongo wa mbere tumanuka hasi. Abisirayeli bazacungurwa. Nuko bimeze gutyo, abakiranutsi tuzatabarwa, abakiranutsi tuzarengerwa, abakiranutsi tuzanezezwa n'Imana. Iyo niyo ibanga ry'Imana. Nuko ubona miyaga iri, nuko ubona bikomeye bihari, ariko nuwihangana ukagendana n'Imana nguko bikwiriye, tuzacyungurwa. Iyo niyo nguru nziza tukuzaniye. Komera mu bibazo uhura nazo, shikama mu bibazo uhura nazo, menye ko nyuma y'ibyo nunesha tuzacyungurwa. Ariko noneho Uwiteka wakuremye wowe Yakobo, Mana irakuzi. Niwe wakuremye wowe Maria, niwe wakuremye wowe Gaston, niwe wakuremye wowe Lambert, atari Yakobo uyu munsi. Kandi akakubumba wowe Israeli. Aravuga ati, witinya kuko nagucunguye, nagucunguye, naguhamagaye mu izina ryawe, uruwanje. Nunyura no mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, nuca no mu migenzi ndizagutembana, kandi ibirimi byayo ntibizagufata, kuko Uwiteka Imana yawe, Uwera wa Israeli,
umukiza wawe nagutanguriye Egiputa ho icyungu, Etiyopiya n'Isheba nahatanze ku bwawe, kuko wambereye inkoramutima kandi ukaba uwo kubahwa, nanjye ngagukunda. Nicyo kizatuma ntanga ingabo zigapfa ku bwawe, n'amagana ngayatangirira ubugingo bwawe. Ndutinye, ndi kumwe nawe, nzazana uri buryo rwawe ndukure iburasirazuba. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ndutinye ibibazo ufite, kuboko kw'Imana kurakomeye nuko twavuze. Hano Imana iravuga ko Abisirayeli bazacyungurwa. Reka tukure ku Bayisirayeli. Umuntu wese ukiranuka uyu munsi twamwita ko ari Umuyisirayeli. Ariko noneho Uwiteka wakuremye wowe Yakobo, kandi akakubumba wowe Isirayeli, aravuga ati witinya kuko nagucunguye, naguhamagaye mu izina ryawe uri uwanjye. Tukure mu izina rya Yakobo navuze, shira izina ryawe. Umuntu urimo kudutega amatwi, shira izina ryawe, kuramo rya Yakobo. Bibazo byose urimo kuhura nayo, menya ko tuzacungurwa. Witeka wakuremye wowe. Se buriya utekereza ko waremwe nande? Nimba isi yose twagomba kuhuza umutima kuri iri jambo, tukamenya ko twaremwe n'Imana, ntabwo twayivaho, twayubaha kuko ari we waturemye. Kandi ngakubumba wowe Isirayeli, aravuga ati witinya kuko nagucunguye. Umuntu wese uzi ko yaremwe n'Imana akaba akiranukira Imana, ntabwo yatinya bimugerageza. Aravuga ati, arakubwira ayo magambo, mwene data, murokore mugenzi wanjye, witinya kuko nagucunguye. Ni ijambo ryavuzwe mu buhanuzi. Nakuhamagaye mu izina ryawe uri uwanjye. Nuko tuhura n'ibibazo, nuko tuhura n'ibigerageza, turaba abo Imana yamagawe ku izina. Turabe. Mwumve sasa ijambo ryiza. Nunyura mu mazi, nzaba ndi kumwe nawe. Abantu benshi bazi ko kubana n'Imana no kuba mu buzima bwiza. Hari igihe tunyura no mu bikomeye, ariko kuko uri umwizerwa, Imana yabana nawe mu ibyo bibazo. Niyo mpamvu utakwiriye gutinya. Nunyura no mu mazi, nzaba ndi kumwe nawe. Nuca no mu migezi, ndizagutembana. Nuko twaca mu bigeragezo bigaragara ko turimo guca mu migezi, ntabwo izadutembana. Nunyura mu muriro, nduzasha kuko Uwiteka ari kumwe nawe. Kandi ibirimi byayo ntibizagufata. Birimi by'umuriro ntabwo bizagufata. Teretse gusa ko nuko tutakiranukira Imana. Ariko mwizerwa azacungurwa. Mwizerwa Imana ibana nawe. Mukiranutsi, ijisho ry'Uwiteka riba ku mukiranutsi. Mureke dukiranukira Imana, tureke ibitwanduza, tureke kwanduza ahera Imana. Kizira kimurimbuzi uyu munsi kimaze kwinjira mu itorero, kizanwa n'abantu bitwa bande? Abo ngabo basenga Imana, abo ngabo bakorera Imana. Kandi ntabwo bikwiriye kuba muri twebwe. Iyi minsi aho uri hose ugomba kwirinda.
nimba uri ku musozi badasenga, uri umukristo wagiye kuba mu musozi badasenga, ariko umenye ko uhagarariye kristo aho. Nimba wavuye mu gihugu cyanyu ukajya mu gihugu kitasenga, ube umenya ko njyewe ndi umuambasaderi wa kristo hano, bwiriza abantu ubutumwa bwiza. Umurongo wa gatatu kandi harimo amagambo meza. Kuko ndi Uwiteka Imana yawe. Umve amagambo Imana irimo kukubwira. Kuko ndi Uwiteka Imana yawe, Uwera wa Isirayeli, umukiza wawe. Kuko ndi Uwiteka Imana yawe, Uwera wa Isirayeli, umukiza wawe, nagutangiriye Egiputa aho icyungu, Ethiopia n'Isheba nahatanze ku bwawe. Hari ibintu byinshi Imana yakoze ku bwacyo, kukuha agakiza. Ubona se ko ari by'ubusa, kukuzuza umwuka wera. Nuko iminsi abantu benshi bamaze kwanduza, kwikuraho umwuka wera muri bo, ariko si byiza. Toro Pentekote igomba kuzura umwuka wera. Umwuka wera atuha amahoro, umwuka wera atuha munezero, umwuka wera aturinda guteshuka, umwuka wera atuyobora nawe mu nzira y'ukuri, umwuka wera atugirira nama nziza izatugeza mu bwami bwo mu ijuru. Reka tumve uyu murongo wa 4. Kuko wambereye inkoramutima. Bene data, mu bibazo byose turimo kuhura nazo, mu kwitotombera Imana mu gihugu, ku murimo, mu rugendo, mu gucika intege, dushake kubiki inkoramutima mbere y'Imana. Nuba inkoramutima mbere y'Imana, ntabwo izagusiga, kuko wambereye inkoramutima. Yakobo hano Imana yamushimye. Kandi ukaba uwo kubahwa nanjye, ndagukunda. Kuko wambereye inkoramutima, ukaba uwo kubahwa nanjye, ndagukunda. Ni wenyine ugomba kuyubaha, cyangwa ni wenyine ugomba kuyisuzuguza. Ariko umuntu wiyubaha akaberera Imana inkoramutima, Imana iramukunda. Nicyo kizatuma ntanga ingabo zipfa ku bwawe. Nuko dutinya abarozi, nuko twatinya ibindi, ariko nituba inkoramutima y'Imana, Imana izategeka ingabo nyinshi zipfa ku bwawe. Yesu atubabarire. Iyo navuga hano Yesu atubabarire, kuko ntago tukiba inkoramutima mbere y'Imana. Niyo mpamvu tugenda duhura n'ibibazo badutsinda. Murongo wa nyuma, ndutinye, twari tutarangiza wa 4. Nicyo kizatuma ntanga ingabo zipfa ku bwawe, n'amahanga ngayatangirira ubugingo bwawe. Mwumve neza y'Imana, nk'umuntu ushaka uri inkoramutima ku Mana. N'amahanga ngayatanga ubugingo bwawe, ngayatangira ubugingo bwawe. Ndutinye, ndi kumwe nawe, nzazana uburyo bwawe, nzazana urubyaro rwawe ndukure iburasirazuba. Umugisha w'Imana urahari. Nituba inkoramutima, nituwemera kumvira Imana, nituwemera gukora ibyo Imana ishaka, nitwitandukanya n'ibibi, tukubaha Imana, tukaba inkoramutima, Imana ntabwo izadusiga. Ibyo byose turimo kuhura nazo, uyu munsi ni inama nziza twabazaniye. Ndutinye ibibazo ufite, shaka gusa kuba inkoramutima. Imana irakuzi. Ndurebe bavuga ko abarara mu mazu meza, abagendera mu mamodoka meza nibo Imana izi gusa. Nawe Imana irakuzi, kuko twatanze urugero rwa Lazaro. Rimwe na rimwe ibi bintu byose tubona ku isi, tumva ku isi, rimwe na rimwe igihe cy'umuntu kigeze ntabizamwerekeza.
ariko nimba twabaye inkoramutima mbere y'Imana tuzabona ubugingo buhoraho. Sasa Yesu atushoboje, Yesu adukomeze dushake kuba inkoramutima ku Mana, kandi wizeye ko kuboko kw'Imana kuracyagaze. Kwanditse iki kimenyetso, Uwiteka azabe. Ariko umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Mana irakuzi, Mana iranzi, n'abandi bose Mana irabazi, ariko icyo dusaba twebwe tuvuge izina ryayo tuve mu bidatunganye, dukundane, tukomezanye, kuko twabaye ingabo zimwe mu Mwami Yesu Kristo. Burwayi ufite, menya ko kuboko kw'Imana si kugufiya. Kubera ubushomeri, Satani asigaye atwereka ko kuboko kw'Imana ni kugufiya. Oya, kwarakamishije inyanja itukura. Mana niwe igusha imvura, Mana niwe izana izuba, byose bikorerwa n'ukuboko kwayo. Nitwizera tukaba inkoramutima, ntabwo izadukoza isoni. Igihe cyose uhuye n'ibibazo, nuko hari uburwayi, komeza wowe ushaka Imana, ukomeze ube inkoramutima, usobanuke ko kuboko kw'Imana kuracyagaze. Tugiye gusenga Imana. Se uhagaze gute mu ibi bintu? Cyangwa uri umwe mu babandi barimo kubona ko ukuboko kw'Imana kwabaye kugufi? Ariko oya, kuracyagaze, kwanditseho iki kimenyetso, Uwiteka azabe. Ariko umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Murakoze kudutega amatwi. Dusenge ubwoko bwawe Mwami, abari kure abari hafi, dusenge itorero ryawe uritunganye kandi uryeze, tubashe kuba inkoramutima, abayobora abandi, abakristu, abafite inshingano ku murimo, ubatunganye, babashe gusobanukirwa no kwizera ko kuboko kw'Imana kuracyagaze. Twirukanye byose bitwanduza, twirukanye byose bidutandukanya nawe, twirukanye byose bitujyana kure yawe, twirukanye byose bitusubiza inyuma, twirukanye byose byatuma tutabona ubugingo, twirukanye byose byatuma tutakora imirimo yo gukiranuka, mu izina rya Yesu Kristo. Abasubiye inyuma ubagarure, abakitse indege bongerera imbaraga mu izina ryawe Mwami Yesu Kristo. Abafite uburwayi bubaremereye, abafite ibibazo bibateza ubwoba, turirukana izo mbaraga mu izina rya Yesu Kristo. Tegeka mu misozi, tegeka abari mu murwa, tegeka bari mu bindi bihugu, ubarwanirire. Muka w'ubwoba, muka wo kubona ko kuboko kwawe kwabaye kugufiya, turawusenya data. Ibyaha mu mitorero, ibyaha mu mitima yacyo, turayisenya nabyo. Kunganya Mwami, uzuza abantu bawe imbaraga z'Umwuka Wera, dukore byo gukiranuka, tutatinya, ahubwo twizeye ko kuboko kwawe kurakomeye. Urakoze Mwami, abarara barira, urakoze Mwami, abari burwayi bakize, abari mu nzu y'imbohe, igihugu cyacu cyeze, ukigirira imbabazi, kuboko kwawe kugaragare. Bakozi bawe beze, ubagirira imbabazi, kuboko kwawe kugaragare. Turagushimye kubwira ijambo, cyubahiro kibi cyawe, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Mane baho umugisha bene data, kandi Mane bakomeze kugeza aho izaza kujyana itorero. Yari Pastor Serugendo Dismas. Nimba ukeneye nimero zacu katugirira inama cyangwa aricyo watubaza, ni 078239 Murakoze, cyubahiro cy'Imana kibane namwe iteka ryose. Philadelphia, Imana iratsinda.